ahubwo kuba wajya ngo kumusura ngo ukarara ngo ukamutekera. Sometimes ikibazo tunafite cy'urubyiruko cy'iyi minsi, ejo bundi twarabivugaga cy'abakobwa abasore bafata inshingano batakaye bafata, namwe abakobwa ari inshingano mufata mutakaye mufata, ugasanga ukora inshingano zikorwa n'umugore kandi uri umukobwa. So pay attention, ntuzajye kubikora ibyo ngibyo kugira ngo umwemeze. Abasore bakunda icyubahiro, nuwereka umusore kumwubaha, kandi buriya mugabo muri kamere yaremwe mu buryo bwo kubahwa, numwereka kumwubaha ndabizi neza ko bizamukurira avuga ati umuntu unyubaha bya byiza no mu rugo cyangwa no mu rukundo ko byagenda neza. Za gift rero, urukundo rwiza ntekereza rwubakwa na gift ariko byose bijyana n'ubushobozi ufite. Ntuzipange muremure cyangwa wipase muremure ngo uvuge ngo uriya muhungu nkunda ari classe ndakora iki ndamuha iki kiri bumwemeze, ngo wisange wamugura imodoka. Yakora ibishoboka bisa nk'ibituma kanguka, bimukangura amarangamutima ye cyangwa bikangura kuba yakubona ko uhari. Ikindi twavuze ni kubusa neza nawe cyangwa navuga kwiyubaha, sibyo imivugire yawe, imigendere yawe, imikorere yawe, ibyo ukora byose wiyubaha. Abasore bakunda abakobwa biyubaha, bakunda abakobwa bihagararaho batari banyabiyobya. Umunsi ndatangira gute ko muzawumpera kantangire gutya. Hi guys, tubahaye ikaze. Hello guys, tubahaye ikaze. Ntangire gutyo. Hello guys, tubahaye ikaze. Uganeza by the way. Kwa kundi. Jese ko iwacu uhazi, tureke kwijijisha iwacu urahazi. Hello guys. Murakaza neza kuri Mugi Rwanda, ikaze. Nuvuga ngo murakaza neza kuri Mugi Rwanda, kuri kumva icyo kintu. Mugi Rwanda no murakaza neza aho Imana irara. Nico nivuga ku muco mumaza kubimenyera, ntago nyivuga, sinyivuga ibintu byinshi. Nitwa 6. Nje muntu ufite izina ryiza kabisa, vuga n'icyakoze. 6 rero reka mbabwire akantu gatangaje kuri telefone yanjye musavinga. Nakoresheje 6 eshanu. 6 eshanu. Hari umuntu wakurebye arambwira ngo iyi mibare ngigaragaza ngo ni ikimenyetso cya Satani. Yes we. Barashobora ndabyibuka. Ndavuga ariko nzayihindura nandike mu magambo 6. Nese wanditse 6 eshanu kugira ngo bigende bite? Naravuze se uyu mutipe witwa 6 gute? Nyine numvaga bitabaho, ndavuga reka mbe nshyizeho iyi mibare gutya. Uvuga ngo nitwa neza. Witwa neza 6 bera. Ase bisobanuye iki? Je vous remercie. Bisobanuye iki? Nari ntarana kwakira maze. Sorry. Ariko urambabaje. Ndabona biri buze kugorana. Ose shaye umunsi ndikondera bukikorera. Nuko Mugi Rwanda, urumva Mugi Rwanda ikamana nsuhuze umuntu bita mbere ko dutangira. Umuntu bita Iradukunda Nita. Mbere ko dutangira ikiganiro. Niwe mukobwa wandebye arambwira ngo arankunda. Anabimbwira ntabwo afite ubwuzu, ari guseka nk'uko muri kubibona. Mwana nakubwiye ikintu aseka ntukacyemere. N'indi ngingo umeze ute? Abari seriki meze neza. Ambaye neza. Merci beaucoup. Nje buri gihe mpora nambaye neza. Shano kuri. Ni indwara sinzi niba izabonerwa urukingo n'umuti. Ubyigireho udukurikiye. Ari indwara zitagira umuti n'urukingo. Ntabwo ibyo bivurwa. Mu rugero kwambara neza. Ni ya mbere ya kabiri. Indwara z'urwaye. Njewe kukuvura byagorana. Kumbuza kuririmba ntibyashoboka. Kumbuza guseka ntibishoboka. Ni indwara pe izo ni indwara nyine ntaba kumbwira ngo nambare nabi, like nambare ntabitekerejeho. Gutekereza ku myambaro ubwo ni gute? Ntago mbyuka ngo mfite mfata umwenda nambare, nimba nzi ko mfite urugendo. Oya ubigenza ute? Njye nkimenye ko mfite urugendo, umutwe wanjye tazame mu myenda yose mfite, ejo nzambara iki?
mahese ubwo ufite na myinshi ntabwo ari ukuvuga ngo mfite myinshi niyo waba ari umwe ndi buhinduranye agapira nimba nawe mfite udupira nka tubiri mpita mvuga nese ejo bitewe n'aho nzaba ngiye nzambara iki muri twa tundi tubiri ntabwo ari ibintu bita biza gutyo gusa rero ni ibintu ntekerezaho. So why full black today? So black nzi ko ni abantu benshi bayikunda kuko n'ibara riba rigaragara neza na kenshi uzambona nambaye black. What is your skin color? Black. You black? Really? Not sure. When Are you sure? Shange ndi igikara kimwe kiba ahubwo kirabura kibi. Abo kamera si byo twere. Kamera niba shuke si wambwiye ijambo ribe mu kanya turimo koza. Ngo kamera ngo ntigagushuke. Oya none se. Okay, ndirabura rata. Niyo mpamvu nakubaza icyo kibazo. Skin color yawe abantu nyine uyibabwiye. Niyo mubona kuri kamera. Kuri kamera tubona uri iyo mubona kuri kamera ni tubona uri brown. Niko uko rero ni konse. Urutubeshye. Meze neza rero. Ndashima Imana. Maherena nambaye bayita gute? Bayita gute bayita maherena. Azinagira? Nayo ariko bareba arenda gusa nka bayita ngo ikira. Wenda kujyanisha na Afrika wambaye. Already birajyana ni ibintu nambarana sha uri gutuma uri kugenda umfata nibyo no muri fingerprint ya phone birasa ukona abantu bajyanisha ibintu bitajyana ariko man ubwo byari ngombwa ubusirimu washakaga ko nambara iki maherena y'umukara niyo nicyo kirango cya ni zero iciyemo akarongo kiri kuri mikoro nabyo birasa ariko man numva afite impamvu nyinshi na cameraman yambaye umweru twajyanishije ukavuge kuri cameraman kaza nukavuga abantu bari serengo nawe umuvugeho meze neza ariko nawe wambaye neza nubwo batabireba ndabarebera sawa none se ndashima Imana muri iyi minsi hari ikintu cyadutse abundi Knowless yarabiririmbye aravuga ati mu muco w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nta mwari ufata intambwe itera intambwe ya mbere ngo abwire umuhungu ko amukunda. Indirimbo yitwa gute? Bibara amahane. Indirimbo bayita gute? Bayita gute? Hage bayita ngo umuyaga. Sure. Bayita gute? Knowless agira indirimbo yitwa umuyaga. Uri gutuma nseka kandi Nijana bavuga ngo umuyaga uhugi wawe. Abantu bambwiye ko urumva akoma unyibukije. Byitwa ngo ikiza. Nyibukije umuntu watse indirimbo kuri radio. Ngarashaka indirimbo yitwa ngo kiramutona. Kiramutona. Ngo kiramutona. Ngo ni ya demo wake. Kiramutona. Indirimbo ngo kiramutona demo wake. Kiramutona rero. Okay, iyo yawe se iriya yitwa. Indirimbo Knowless yimbwire no yimbwira. Yitwa ngo iki? Muyaga reka nyirebe kwibaho. Venmi reka checking. Oye reka nkurebere. Yitwa? Bayita warutubwe ngo bayita muyaga. Muyaga ya Knowless. Bayita ko nashize. Ko nashize. So ubwo ngubwo abakobwa baba barashize rero bagashiriramo imbere akavuga ati ibi bintu ntago ari byo. Gute nshira muri ngewe kubera iki 6 nimba naramukunze nimba ari type nimba mbona yambere umugabo why not ntabimubwira. Iyo ngingo kikomeye. Ntagikomeye. Tubanze dusenge. Dushyira imbere y'Imana kuri channel ya Mugi Rwanda dusengera amasegonda make cyane turagize Imana. Sibyo? Urakoze. Urakoze. Turagushimye Uwiteka, tugushimiye umwanya uduhaye wo kugira ngo tuganire. Turakwingize kuzubane natwe ibyo tuvuga byubake benshi bigira byinshi bihindura kuko niyo ntego yacu. Turagutumiye umwanya kugira ngo ukomeze kubana natwe. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Wasenze ureba. Ninde wazanye itegeko ryo gusenga uhumirije? Sorry guys. Hari umuntu kuba nsenze ndeba ndi kuri kamera impamvu yo gusenga bahumirije urayizi? Wapi?
areba nk'iyo urimo nk'ubu nsenze ndeba nk'uko nasengaga ndeba hagize nk'igikoko gicaho nahita nsimbuka ureba nsenze ndeba nk'uko ndi gusenga ndeba nshobora kugira nkahita nsimbuka nkiterera hejuru none se rero gusenga uhumirije biri mu buvinga kuba wagira disturbance igihe uri kuganira n'Imana ngo bisaba kuba uri ahantu habugenewe oya si no kuvuga habugenewe nk'ubu ndi hano nkahumiriza gutya abantu bose bari ku ruhande rwanjye nshobora kutabareba bigatuma mera neza nyine nkasenga isengesho ryanjye nkarisoza ariko nimba ndi kureba igihise ntabwo amaso ye ntabwo wayakontorora biba bigoye so uhita ukubita amaso ukareba nasanga biragoye nicyo cyiza cyo gusenga uhumirije ku ngingo yawe wabwira umuhungu ko umukunda mubwira wamubwira ko umukunda ukamuporoposa uti waje mu rukundo tugakunda yes I can ko tubeshye ntabwo mbabeshye yego hari umuntu abibwiye oya ariko hari umuntu ufite se ukunda byibura uvuga uti ntari mu rukundo turabizi ururimo nyine niba ari byo tubwiye wenda ngo tubyemere gutyo niba ari byo simbizi wabimubwira nk'ubu nkaba naragukunze narashize wa mugani wa ndirimbo njye ntabwo wankunda narakunze uriya muntu uri hariya uri hariya nkamukunda nkabura uko mbigenza reka nkubwire urukundo rurababaza first sibyo uzi iyo ukunda umuntu atabizi cyangwa ntagukunde back urababara ntagukunde back niyo nge nawe ntaguhe urukundo wamuhaye gerageze icyongereza ukigabanyemo amashuri yanjye arabaze ahubwo nanjye arabaze naza kwiyuramo rero hari ukuntu iyo usanze umuntu agukunda we ntumukunda birababaza kubera yuko basaba nk'aho uri mu rukundo wenyine ntabwo nshobora kubyemera umutima wanjye ni mutoya ntabwo wabyemera kangana gutya ntabwo natuma urukundo rwanjye umutima wanjye ubabara ntabivuga ngewe nakubwiraga ni nabimubwira wabimubwira none se ubundi kubera iki abantu benshi bavuga ko bibujijwe kubera iki ubundi babyanga mu muco tuzi ko umugabo ari gutera intambwe yo kubwira umuntu akamukunda sibyo akamusaba ko babana kuko niwe uba ufite icyerekezo amujyanamo sibyo umusore niwe tuzi ko mu muco w'abanyarwanda niwe wubaka inzu rero ntago we mukobwa biragoye ko wabwira umuhungu ngo rero wa muhungu we narubatse mfite inzu mfite imitungo mfite ibibanza vayo tugenda biba bigoye tubizi rero ko uwo muco w'abanyarwanda abasore nibo bafata iya mbere kuko abazi aho ageze avuga ati rero uyu mukobwa niba twajyana mu rukundo igihe iki n'iki tuzajya no mu rugo rero biba bigoye ni ibintu twakuze tuzi ko umuhungu ari gutera intambwe ya mbere akabwira umukobwa ko amukunda ni ibintu twakuze tuzi pe ibyo ni ibintu twasanzeho tutahindura ntawe wabonye se avuga ngo afite ngo abantu baramwitiranya ngo ariko ngo hari ibanga yifitemo icyo batazi ni uko afite ibibanza 8 Bugesera ariko banza abagabo barabuze twarabuze ariko ngiye ntabwo numva ko ntabwo nshyigikiye ko wowe ufite uburenganzira bwo kuza kumbwira ngo dukundane why not abantu benshi bahita bavuga ngo ubusuzu hari ukuntu biba bigaragara ko uri gufosinga umuntu kujya mu ibyo bintu oya izi mpamvu ntabyemera ibyo ngibyo umbwiye reba iyo wowe se ntushobora kwa approaching umukobwa akakwangira cyagorana what cyagorana cyewe nta bahungu muterwa indobo mwe barahari uri hariya terwa n'ukuntu usa muterwa indobo terwa n'ukuntu umeze oya ndabazi benshi cyane baterwa indobo cyaza ngewe ubukene mfite nta n'uwanyereye ufite n'ishinge urumva ufite n'impamvu zo kuba wayitera cyane babaho rero nk'uko wakaapproaching umukobwa akakwangira niyo mpamvu mpora mbwira abakobwa nimba wakunze umuhungu sibyo ikindi nanone ntago wapfa kugenda wihura kuri uwo muhungu wese ngo wamukunze guhita ubimubwira burya namwe abahungu narabibonye kugira ngo ubwire umukobwa ko umukunda none se wakubitana n'umukobwa hano kuri iyi hoteli sibyo ugahita umubwira ngo wa mukobwa rero ngo ndumva nagukunze ako kanya ntabwo bihita biba ni ibintu bifata igihe
ukabanza ukamwiga ukamureba nawe umugenda umwaprocinga mukaganira mukagenda mumenyana ku buryo bigeraho nawe akakwiyumvamo. Akenshi umuhungu ajya kubwira umukobwa akamukunda bamaranye igihe, amaze kubona uko amwitwaraho, amaze kubona uburyo ki abayeho. N'abakobwa rero nicyo bababwira, mwige umurebe umwaprocinga ubona hari akantu karimo. Hari ukuntu n'umuhungu burya twigira n'abasore bari shy nabo batavuga, bagira n'isoni nkanjye, isoni like you. Kugeza isoni se nawe ngewe isoni ugira? Twikomereze gutya n'izi ngingo. Cameraman ni ukuvuga ngo kuri Mugirwa ngo turabishyigikiye bajye babivuga, gusa ni igisebo bakobwa. Oya nta gisebo kirimo, ni igisebo ku bahungu. Nawe nimba wumva we mukobwa wabwira umuhungu ngo kumukunda si tubafite se, muri comment bazatubwire. Barahari abantu babwiye abandi ko bakunda kandi ingo zirubatse ziranakomeye. Ari abakobwa babitangije ibintu, ari umukobwa waprocinze umuhungu turabazi, afite amafaranga ariko afite amafaranga se ubundi ayafite kandi ko nabikubwiye hari amafaranga mvira. Jewe se buriya ari urukundo, hari uwarwanga urukundo rwo kurebana stati uriya ntabwo uranawarwanga byibare. Ntabwo ariko bimeze rero. Urumva nk'uko umuhungu nawe yakwaprocinga ukamwanga, ni nako nawe wakaprocinga umuhungu akakwanga. Ahubwo reka turebe ni ubuhe buryo bwiza we mukobwa wabikoramo, kuko njya numva n'abahungu babivuga ngo kujya ijambo ndagukunda ngo rirabagora kurisohora ngo uribwire umukobwa riri seriye. Ariko iyo mu Kinyarwanda noneho iyo mu Kinyarwanda buriya banza I love you ryoroha byo mu Cyongereza ugereranyije na je t'aime mu Gifaransa, banza byo byoroha. Ariko gusohora ijambo ndagukunda izo nyuguti ubanza zigora. Ndagukunda urizi mu ndimi zingahe? 3 nyine mvuzi. Izihe? Bimbwire mu ndimi 3. Ndagukunda nuko bivuga Kinyarwanda I love you na je t'aime mu Gifaransa, na kwagaranyo mu Kiganda narumanyi. Hari n'igiswahili urarizi nuko wari wabyibagiwe? Rivuge twumve. Urabizi? Ni yego nabivuga ntari seriye. Rivuge twumve nyine. None twavuze ko ijambo riri seriye muri ayo magambo yose. Ni ry'Ikinyarwanda. Yego ry'Ikinyarwanda. Iyo umuntu avuga ati ndagukunda bumva binavuye ku mutima wawe. Ni Imana ubyumva. Biriya bintu mwizanishijwe by'utuntu tw'Icyongereza ntabwo tuba turi romantique. Wowe rivuga urumve riba rifite umuntu uzabwira noneho mu Cyongereza ari n'Icyongereza mumva nyine bitagoranye, agahita akubwira ngo mitu utumva ari utuntu turi fake, utumva nta kirimo. Ariko nimba akubwiye ngo ndagukunda ntabwo wamusubiza ngo nanjye nawe ikize nanjye ndagukunda. Ni ijambo biragendana. Mu Giswahili ubwo bavuga nakupenda. Nakupenda. Okay, tugiye kurebera hamwe rero ni gute umukobwa ni biki yakora bishobora gutuma umuhungu ahita abona vuba ko umukobwa. Ni gute umukobwa ashobora kubwira umuhungu kamukunda kandi adakoresheje ijambo ndagukunda kandi ntibigire ingaruka bigira, kuko iyo ukoresheje ibyo bimenyetso cyangwa ibyo nakita nk'ibyo wakora kugira ngo ubimubwire, ni ibintu bisa nk'ibimukururira wubwe kuba yasa nk'utera ya ntambwe ya mbere, sibyo bikaza kurangira abikubwiye. Twari twahoze tubivugiraho mu gikari tuvuga hari ukwere abasore bakunda icyubahiro. Nuwereka umusore kumwubaha, kandi buriya mugabo muri kamere yaremwe mu buryo bwo kubahwa, numwereka kumwubaha ndabizi neza ko bizamukurura avuga ati umuntu unyubaha bya byiza no mu rugo cyangwa no mu rukundo ko byagenda neza. Za gift rero, urukundo rwiza ntekereza rwubakwa na gift ariko byose bijyana n'ubushobozi ufite. Ntuzipange muremure cyangwa wipase muremure ngo uvuge ngo uriya muhungu nkunda ari classe ndakora iki ndamuha iki kiri bumwemeze, ngo wisange wamugura imodoka. Yakora ibishoboka bisa nk'ibituma kanguka, bimukangura amarangamutima ye cyangwa bikangura kuba yakubona ko uhari. Ikindi twavuze ni kuba usa neza nawe ntawe, cyangwa navuga kwiyubaha, sibyo imivugire yawe, imigendere yawe, imikorere yawe, ibyo ukora byose wiyubaha. Abasore bakunda abakobwa biyubaha, bakunda abakobwa bihagararaho batari banyabiyobye. Yahoze 6 ambwira ngo kuba wajya ngo kumusura ngo ukarara ngo ukamutekera. Sometimes ikibazo tunafite cy'urubyiruko cy'iminsi
ejo bundi twarabivugaga cy'abakobwa abasore bafata inshingano batakaye bafata, namwe abakobwa hari inshingano mufata mutakaye mufata, ugasanga ukora inshingano zikorwa n'umugore kandi uri umukobwa. So pay attention, ntuzajye kubikora ibyo ngibyo kugira ngo umwemeze. So ni nyinshi cyane, ni ibintu byinshi cyane wakorera umuhungu ikamwereka hari ukumuba hafi, sibyo, ukamuganiriza, ukajya mubaza umeze ute, nyine care zose zibaho, bikore ariko intego yawe uyizi, bizarangira abibonye. Nihatabasha kubibona rero ntabwo nshigikira kuba wabiceceka. Hari uburyo ukora ibintu byose ugasanga ntibibonye, ugasanga ntabihaye agaciro, ugasanga ntabyitayeho. Tobora umubwire ati rero mfite ibyiyumviro byanjye, ejo no kutambwira ati ndagukunda, ese mfite ibyiyumviro, we ntabyo ubona njye nakwibariza. N'ibyo ngibyo twabivuga, twaba tuvuzeho, ni byinshi cyane umuntu yagenda akora. Nawe urabizi niki kintu cyatuma umuntu agukunda, icyo utekereza gikora, ariko itari muri bya bindi nawe zembabuze. Ukamenya ngo ni impano muha ring pop. Menya impano muha, nibyo navugaga, wikifata ngo wizamure cyane ngo wishyire hejuru wumve yuko ibintu urenze cyane. Ibibazo ngiye kubaza abantu babikora, tekereze neza, abantu babikora ubona batari seriye, urajya umbwira yego cyangwa hoya, ariko ako kantu kibuke mbanjeho, abantu babikora ubona batari seriye, nta kintu kirimo. Wasura umuhungu karara, nta buseriye burimo. Ubwo kuri wowe noneho urajya umbwira yego, urajya umbwira yego cyangwa hoya. Ubwo nta buseriye afite, niyo ngo ubikora nta buseriye afite. Wowe uri kurajya umbwira yego cyangwa hoya, ngo tumenya. Nimvuga yego azajya aba nta buseriye afite. Oya, azavuga azajya aba, ubwo nawe wajya ubikora, nawe uri kubashishikariza kubikora. Oya. Wasura umuhungu karara. Oya. Kugira ngo shere wawe umuprovinge ko umukunda mwaryamana. Oya. Ntabwo icyo ari ikintu, kuryamana n'umuhungu cyangwa n'umukobwa ntabwo ari ikimenyetso cy'uko mukundana. Wagurira umuhungu impano nawe ubwawe utaratunga? Ntibishoboka. Oya. Kugira ngo wereke umuhungu ko umukunda umujyana iwanyu? Oya. Keretse mugeze mu gihe cyo kubana, naho mu gihe mutarafata iyo mishinga. Oya. Umuhungu ubona adashaka gushaka vuba wamwibutsa ukamubwira uti nshaka? Oya. Hanze ugira ubwoba. Reka ikintu nabivugaho icyo ngicyo, hari ukuntu bamwe barabiganiriyeho, sibyo? Nakavuga ati igihe iki n'iki dufite imishinga tuzakora, ukabona iyo mishinga igihe cyararenze ntibyakoze, wamwibutsa. Ariko ntabwo waba umaranye n'umuntu mu rukundo ngo imyaka 2 cyangwa 3 umwibutse ngo we kuko tutabana, kuko kutanshyira mu rugo, ibyo ntabwo biba. Oya. Ushobora kureka akazi kawe kubera umukunzi wawe? Oya. Ibintu by'akazi ko banza biri serious. Akazi niko kaduha amafaranga, neze ningareka ndababona. Telefone 2 ziri kuguhamagara, iya boss ni ya sheri wawe, wumva wakwitaba sheri imbere? Yego. Uriyirukanye ku kazi, ukomeze. Mama wawe ashaka kukubona, agushaka ari utazi icyo agushakira, akakubwira ati ngeraho ndagushaka, sheri wawe akubwiye ko agufitiye impano, watinza mama wawe ukajyayo nyuma uvuye kwa sheri cyangwa watinza sheri? Kujya kureba mama wanjye ikibazo afite n'icyo nshakira, sheri nkajya kumureba. Wahita ubeshya? Ntabwo ndi kubabeshya, aho naba ndi hose, even if niyo nambizi ko umusore ari hano hafi ariwe nacaho, nabanza kujya kureba ikibazo mama wanjye afite. Umugabo mwabyaranye kugira ngo umubure cyangwa ubure umwana, wabura iki? Nabyaye. Yego. Icyo kibanzirizwa n'icyanyuma. So njye nkunda abana cyane kurusha abagabo. Noneho akara ko mu mara yawe, umwana wabanye n'amezi 9. Wamuhawe nande? Never. Wamuhawe nande? Yaramumaye, yarakoze ariko ntagenda.
Ayo. Cyanyuma mu nzego zishinzwe ushaka kujyayo urabikunda shira bakakubwira ati fiance wawe kamvuge fiance hari indi step mwateye akakubwira ati kano kazi kihoreye ko nzakubura wakihorera cyangwa ni kariyeri kwanza sinakazi ni kariyeri ushobora gutera intambwe usubira inyuma ariko kugira ngo uzabane n'umuntu wakunze tutarabana fiance wawe ntago nkifiansanya ushobora kumpagarika ku kintu nkunda no gutera intambwe ituma njya imbere mu byo nifuza cyane nkunda ntago nasubira inyuma nakomeza ibyo byose bisubiza inyuma nakubajije umbwire niba ari we wamwiporoporeje wabikora ari njye wamwiporoporeje nk'ibimwe watubwira ibyo byose yanjye ngo twaganiraga bisubiza inyuma ugira ibyo ukuramo wakora ari we wamwiporoporeje niyo naba narakwisabiye ko nkukunda ntabwo ngiye nakora buri kimwe cyose ngo ni ukugira ngo uprovinge urukundo ahita y'ikiganiro yabonetse ubwo ibintu byose tuba tubwirana biterwa n'igihe n'amarangamutima cyane rwose ni biterwa n'igihe ariko nimba umuntu akubwiye ko akunda wimufatirana ngo wumve ko ari ibyo ubwo bikanatewe cyane rwose njye ntabwo ibyo bindebaho nimba twagize nimba ngukunda winkoresha nk'aho ari impamvu yo gutuma ugera ku cyo wifuza ngaho soza ikiganiro nshuti mudukunda kuri Muji Rwanda turabakunda cyane natwe umushake bwanyu n'umuhate wanyu kudushyigikira mugenda mutwereka umunsi ku wundi tugenda tububona turabakunda cyane saa 12 buri munsi ujye udukurikira kuri Muji Rwanda tuzajya ducishaho iki kiganiro ni ikiganiro tubivugeho ukande subscribe nimba utarayikanda ukande like uduhe comment uduhereze icyo wifuza ko twavuga mu kiganiro cyacu cy'ubutaha turabakunda cyane tururu